izuba noneho tuzarikizwa n'ikira yawe buride yanjye igiye gupfira mu murima tu neza neza Kalisa we yego kabosi yakusigara mu kawicayira nakora iki se shaka nanjye aribyo nkoze nibaza aho telefone se karimo ibiki ko mbona wari urimo gushondagura cyane se kari kugira ngo kabe kampuza ndeba uko isi bayiwe nta makuru mba ndi kwisomera ubundi nza hano ije n'ubwa mbere nje nkahagusanga ubu se wakora iki koko niko kabo wakora iki ubwa mbere nje nkahagusanga reba ukuntu imyaka yanjye maze kumera ibishyimbo byarumye ibigori byarumye ubu se nasubira mu murima se nkajya guhingamo ingiriki se wabura n'ikindi se ubukora ubu se nakora iki kuri iri zuba wakora iki ntabwo wabusharira n'ingemu cyangwa kare kumva nacitse intege pe ibigori byanjye mbishyize mu murima byumiyeyo imvura yarabuze niba zaturuka hehe ariko buriya izagwa ntawamenya niba akayunguruzo kacitse ku zuba wa mugani ko katumye n'imvura izuba ariko njya numva mu ejo nagiye kubona mbona imvura isa n'aho ikubye rwose narayibonye mbona igiye kugwa ejo nko mu masaha 9 ariko mu gihe bikigira gutya babavuji bacu urabazi abavubyi ntabo ase ngo bahehera abavubyi barayihushyira agenda burundu barahuha se barahubahuhira niba ngo bafata niba ari umurizo w'inka niba ari iki ngo bagakaraga gutya imvura igahita igenda kandi koko ejo wabonye umuyaga wahise ukubita icyo ako kanya narawubonye buriya ngo iyikubye kuriya utangwa n'ibiti imvura ari yituma ibiti biza iyikubye kuriya niba ngahuha muziko niba ngakaraga ngo ikintu kimeze nk'umurizo umuyaga ako kanya ugahita uza yambura ukabura yijyanye izuba ikongera rikata kibabaho jewe ndabizi neza basanzwe bari ngo nguki kera nkiri umwana mutoya nigeze kurererwa kwa sogokuru urumva ariko icyo gihe imvura yarakubaga yakuba bagahita bagenda bakajya gukubita wa muvuzi ako kanya imvura igahita igwa ako kanya igahita igwa ahubwo nanjye nari navuze ntireka uwatoranya nka abantu bafite imbaraga dupfe tureba kandi tuzi ubwenge ibisaba abantu baracyaba uwo muvubyi ndamuzi muri uyu mudugudu wacu ijya baba we turanaturanya ahubwo ikibazo nuko umuntu atamenya akamukubise yagwa tumukubise ako kanya imvura yahita igwa agenda biza oya ntabwo ari ukumuhora ariko njyewe mbaye nzi yuko turi mu mukubita imvura ikajya wabyanga se ninde ubusa ninde wishimiye gukomeza mirama ndikubyibuka neza icyo gihe imvura yangaga kugwa bafata inkoni bagenda bakamuryamika hasi reka nawe urabizi ahubwo reka nkubwire kabosi n'ubundi niwe muntu uciye ubwenge nanjye urabona nciye ubwenge ni twebwe tugomba kurengera abahinzi bo muri aka gapande wakaje tukajya gukubita uriya muvuzi ninde ndamuzi hariya arahari wo bita ngo ni saga ntabwo umuzi se saga uramuzi ejo bundi umaze iminsi mike utuye nyine ni ukuvuga ngo icyo gihe imvura ihitse naragiye njya kumurungurukaho ngo ndebe ko akaraga icyo kintu yarasohotse mbona agize gutya akigira gutya neza mbona imvura ibicu biragenda wabyumvishe njyewe ni ibintu nirebeye ko nawe se nabonye ari umushonje ntacyo yihaye ni umushonje ariko nyine buriya aba afite ibindi akorera ngo nguki komeza wivugire gutya nimumara gupfa muzavuga yuko Kalisa mvuga ukuri wumvishe se mudugudu abivuga ngo umudugudu se wamubwira iki ko nawe mbona yibereye mu by'Imana aba yibereye mu by'Imana umubwira ibyo umuvuzi se ngabyumva sinzi ibintu nigeze kumva bahwihwita sinabyitayeho hari umuntu ngo baragenda ngo bari bumwirukane ngo bagire nyine nciyeho gutya nza kukureba ariko sina n'uwo nguwo ni saga ejo nari nabikubise umuntu w'umugabo arambwira ati wowe ceceka ejo ahubwo ni njyewe nzahagira mbere na mbere urabona ko imvura ubu ngubu ikubye ubu navugaga ngo igiye kugwa ubu rero abantu ubona ari nakoranyije niba bahageze simbizi ushatse waza tukajyana tukima tuboye turi mu kubita cyangwa tukamwirukana muri mu mudugudu wacu icyo nta muntu utabikora hakuzi yuko bavuga yuko n'ahantu yavuye
yaje bamwirukanye Reka da. kubera iyo mpamvu yo kwirukana imvura ngo ngarakennye ngo ngarashonje ibyo se arabireba ibyo ntabwo abireba arayirukana turajya kumwirukana ryari ahubwo dushobora kugenda iteranahita nari mbonye bafite ibintu by'ibibando ngira ngo ni kwirondo urababonye se bahageze reka nzane inkoni yanjye sharufata aho ugira ubanguke tugende we ngaho banguka tugende ya muntu se nta muntu utakifuza ko imvura iri inkoni yanjye ruhamura abanzi reka nze nkwerekere ndaje ndayimukubita icyo nzi cyo none se baramukubita ngo nguki nitumushyira hasi tumukubise inkoni nk'icumi urareba ko imvura idahitego nibo wayibujije mwana reba mbese reba urabona ko bimeze bite ariko ubundi ko tutatangira igikorwa cyatuzanye amazi iminsi ngahe nahanga ko aho wavuye ntago wari warayivuze barakubesheraga amakuru ko nayumvisha waretse iyi imvura ikagwa tutagukubita urayireka cyangwa ntabwo uyireka imvura urayireka cyangwa ntabwo uyireka ngiye kukubaza bwa gatatu iyi mvura urayireka igwa cyangwa ntabwo uyireka ntabwo uyireka nkumanure jyewe urebe nkubite waretse imvura ikagwa ndagukubise rero noneho jyewe iyi nkoni bayita ruvuna abanzi wayumvisha ubu none ngiye kuvuna umuvugi rero wabyumvise Imana yawe iki Imana niyo Cecekare uyu muvugi yatubujije imvura kugwa pe reba ibishyimbo ukuntu byabaye reba ibigori ukuntu byabaye reba ibijana byose ukuntu giye uya ntabwo turamukubita ngo oya aratuha imvura se turekurira imvura wicare ndukwira rata icara mbanze mubwire rata ni ibiki bari kuvuga muravuga ngo ndumuvubyi ngo w'imvura ngo ninjye utuma imvura itagwa kandi babaje kumbeshya none se n'ahantu yaturutse niko byagenze n'ahantu yaturutse baramukubitaga imvura ikagwa byayo makuru narayumvise ko yagwaga ega imvura itangwa n'Imana ceceka Kalisa yamubonye yarambuye amaboko ari kuyivuba ejo imvura igiye kugwa gafite umurizo ejo imvura igiye kugwa nagiye kubona mba nagize gutya nk'uwinanuye sinzi ikintu yari afite mu ntoki umurizo ntaho mfite rwose mbambeshe ujya uvugisha ukuri oya nitumukubitira ngo yewe ahubwo wari kutwicira gahunda ongera uryame oya mureka kumuryamira kubera iki se noneho kuki tudagomba akoze kabose ko nta kintu uri kuvuga wowe ntabwo uzi yuko amapfa agiye kuza kubera uyu muntu umwe tugiye gupfa imvura itangwa n'Imana imvura ntabwo ari umuntu yivuga ariko ngo baramukubita imvura ikaboneka sinumva ko Imana iri yitanga none se ni ibiti ni inyanja se ko arizo zizana imvura ntiwasanga wa mugane inyanja ibiti ibyo tuzi ko bizana imvura none se umuntu yahagaritse umuntu w'umusore wayageho Kalisa yagiye Kabosi yagiye ibishyimbo byanjye byarumye n'ibigori byarumye none si nguyu n'Imana ku buryo abuze imvura narekura imvura igwe mutongera kumukoraho aza kuko barakubeshyera cyane mwimubangamira barakubeshyera ivanga iby'imirizo reka data nta murizo ugira bitasi ibikoni mugenda aho wazatumubeshyera ko ntabwo turi kumubeshyera ko imvura itangwa na Nyagasani ntabwo imvura itangwa n'umuntu murakoze rwose ndigendeye mu musigarane ariko niba ko kugira uwo murizo w'imuzungu wihane ntabwo ndimbwa ngiye rwose wihane wa mugabo ufite inka ugenda uzunguza ibishyimbo byanjye ntibizongere no kuma
none si ngo yazabibuza ko ameze ngera rwose ese koko uwo muzira ufite nkuko babivuga uzongera kubikora ibyo bintu bigabanya urakoze rwose unaje rwose Imana ishimwe ko unaje banishe banjye ndakwiye